Wasiriro nawe ku cyumweru ufite urugamba kugira ngo kuko wenda yego umukino w'uyu munsi ni wa APR na Gor Mahia ntabwo ejo tuzongera kukuvugisha ngo ujye gusubiramo ibizaba ku cyumweru kw'ibizaba ku cyumweru ntekeza ko nabyo wamaze kubyitegura mwebwe muri mwitsinda na El Hilal hazavamo ikipe mwe mwitsinda muri kimwe cya kabiri ikizere cy'ikipe yawe ya Rayon Sport kuba va mwitsinda ngo ugere ku mukino wa nyuma natwara igikombe we kirava he ahantu hambere kiva ntekereza ko iyi season nibwo nabonye ikipe ya Rayon Sport nkuko nari ntagiye mbivuga mu kanya dutangira umwaka w'imikino tugatangira tutarimo turakoresha test ngo tubone abakinnyi bazakinira Rayon ahubwo twatangiye dukora imyitozo ngo turebe muri babandi dusanzwe dufite abafitingamo neza nibande abazasimbura nibande abeza mu beza nibande twatangiye umwaka w'imikino dufite abakinnyi ba Rayon Sport icyo ni icyambere icyakabiri ikipe ya Rayon Sport mu mikino mpuzamahanga gishuti ibiri maze gukina iranyereka ko ikibazo twagize umwaka ushize w'imikino muri phase retour gisa n'igikemutsemo Rayon Sport yakinnye imikino hafi 6 itinjiza igitego igeze gukina imikino 6 itatu ikurikiranya championnat Rayon Sport inganye ubusa ku busa ibyo muri pre-season imikino 3 ikipe ya Rayon Sport imaze gukina ukoze igiteranyo cy'ibitego Rayon Sport irakabaka bafi ibitego 13 imaze gutsinda mu mikino 3 ibi biranyereka ko na cya kibazo cy'ubusatirizi nari nsanganywe noneho gisa n'icyakemutsemo hakiyongeraho yuko niba narakinye na Jamus mu mikino ya gishuti akora upgrading akina na Gor Mahia nari nkeneye kujya no mwitsinda noneho ryisumbuyeho gato nahereye kuri Jamus wabaye wa kabiri muri South Sudan nkurikizaho champion wa Kenya icyari gikurikiye rero nugukina noneho na champion w'u Rwanda na Sudan nkongera nkakina n'uwatwaye igikombe cy'igihugu muri Kenya KFZ nayo nkakina nayo ikizere rero ni cyinshi byo ku rwego rwo hejuru nta nubwo ngewe ndimo ndabara kurenga itsinda ndimo ndatumira abatura Rwanda bose n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kugura amatike kugeza ku mukino wa nyuma nibagura itike gusa ya match z'amatsinda mugure tike kugeza ku itike y'umukino wa nyuma nijya muri system muhite muyigura uzabukiriyo nge nzaba ngihari ikibazo nsigaje ni kimwe ko nifuza ko iyi Sekafa isiga inkuru muri East Africa ko umupira w'u Rwanda wongeye kubura umutwe Jangwani nawe araza kunsangayo nyeneye finali ya Rayon Sport na APR mbere ko dukina Super Coupe Stade Amahoro full house abantu Azam TV iri kwerekana match abantu bo muri Tanzania bari muri Kenya bari muri Uganda bakabanza bakicara kuri sima hasi bakareba umupira w'u Rwanda nkuko bigeze kujya bawureba muri za 2005 2006 bakawureba 2010 hari gihe cyageze abo no muri Tanzania bakumva ko umukinnyi ukomeye muri Tanzania agomba kuza gukina mu Rwanda kugeza 2010 kugeza aho ngaho kugeza hafa nyuma y'imyaka 16 rero nkeneye ko bongera kwicara bakiga bakabona ko rwa rwego bari badusizeho tugiye gukacinga up twatangiye kubegera noneho uko tugeze finali Rayon Sport na APR muri Sekafa yitabirwa n'ikipe ya Simba ikitabirwa n'ikipe ya Singida Black Stars bya bisobanuye ko turimo turabageraho noneho kandi ibingibi ndabibona nk'igisobanuro kubera ko umwaka wa mbere ari Hilal twese tunyagiyemo 4-4 muri ibyo twakoze ku isoko byahindutse uko twagiye kugura biratandukanye noneho ubu ntizongera kubibanyagira oya nge turi kumwe mwitsinda ubuhamya bwa mbere muzabubona turi kumwe mwitsinda Leonidas naguciye mu ijambo Leonidas akoze na statement itariyo ntagaruka ahubwo vuga uti ntizongera kubona 3 kunyagirwa byo ni ibindi bindi 3 ahubwo yozongera no kuyabona urandenganya kuko buri wese yaba Wasiri yarabimupfunyikiye nawe nkaho ibyo bidahagije rabigupfunyikira ndetse rwose muranavuga muti ibintu bibarwa ntibabara cyane ubwo rero niyo mpamvu ze ntizongera kubibanyagira aho niho narindi kubikubwirira reba samishize urebe APR na Rayon Sport uko zaguze urebe uko zaguze shiraho iyisama iyi ngiyije nibwo bwa mbere ikipe ya Rayon Sport ikoze umufuka wayo uranebyemera ko APR yaguze neza na icyo nako nkakubaza 100% jana ku ijana ubwo ni bari 100% yarakurushije rero oya nabo kandi avuga ko baguze neza wowe wenda ni 99% nshobora no kurenza ijana igipimo kijya kirenga araho igipimo kirenga niba sibwo bwa mbere ubonye Rayon Sport igura MVP wa champion ikomeye muri West Africa nibwo bwa mbere ubundi Rayon Sport yaguraga promising
promising talent cyangwa se abashizemo cyangwa se n'uwigeze gukina wagerera kuri wiki hari n'igihe mutaguraga mugakoresha test ariko nibaza ko isezo test zabaga zirimo ariko ugasanga na wa wundi Rayon Sport iguze turimo turavuga tutari ko hari umukinnyi yaperere kuye witwa Leonidas reka twite tumuzana ari igihe yadufasha ugasanga ijisho ryacu riragarukira aho ngaho gusa ariko uyu munsi ku isoko Leonidas squad ya Rayon Sport irimo umukinnyi wabaye MVP wa shampiyona ya Mali bundi ntagageza mu Rwanda akantu kagukanzemo jangwa Leo nkuko wasiri yarabivuze Rayon Sport tubaye realistic abanyamupira ubona ko hari ibintu yahinduye bikomeye cyane cyangwa se binini mu recruitment yabo y'uyu mwaka kuko ngira ngo ukuyo no kuvuga ngo bazanye abakinnyi bakomeye ahubwo na style y'imigurire yabo yarahindutse ngira ngo mbere Leonidas yabaga ari umuyobozi wa Rayon Sport yazanaga umukinnyi hita kazana umukinnyi Jangwana kaza umukinnyi ukasanga ariko ubu ngubu iyi sezo ubona ko byibura Rayon Sport nk'ikipe hapana nka individu ubona ko ari yarokirise ariko ntago ari ama individu yarokirise so baricaye ngira ngo bari bafite structure yabo bagenderaho haba uriya mu directeur technique wabazanye ndetse na manager wabo ndavuga coach ubuyobozi actually nabwo bwahabwaga umwanzuro wabo bakuyemo wenda bo bakajya kudiringa kubijyanye n'amafaranga yo kwishyura umukinnyi n'azahembwa ariko ibindi byo guhitamo umukinnyi ukenewe mu ikipe cyangwa se ushaka mu ikipe kugira ngo byakorwaga n'amatekinisiye so rero ni ikintu cyiza ubwo barakurushije kurokrita oya nkuko yabivuze ni 100% ku ruhande rwabo of course nanjye ni 100% ko njyewe ntabwo ari bishya muri aperi nubundi iryo tsinda rihoraho so nge n'ibintu ari nsanzwe menyereye rero kandi nkuko mpora mbivuga ngira ngo nibyo bibaho ushobora kuzana umukinnyi bikanga tujya tubibona ni Burayi ntabwo ari mu Rwanda gusa ngira ngo Hazard yavuye muri Premier League ari MVP wa Premier League agiye muri Real biranga bibaho ba Gareth Bale même chose bishobora kuzana umukinnyi bikanga ariko iyo urebye byibura profile amazina n'abakinnyi twazanye nibaza ko ari amaprofile aremereye to be honest muri isezo twakoze improvement kabisigaragara buri wese bitewe nabo twari tumaze kurekura urebye nka Clement ukarekura umukinnyi nka Claude ukabasimbuza umukinnyi nka Zone ukamusimbuza umukinnyi nka Christian nibaza ko ni impeccable kuri recruitment za APR uyu mwaka ese Leonidas uribuka ko ari nk'igihe Rayon Sport ndatanga urugero kuri Rayon Sport uko niyo nabayeho mu buzima bwanjye nyine nkurikira ubuzima bwawe bwa buri munsi uswari igihe wajyaga kubona ukabona nka Rayon Sport yasoje kugura nk'umwataka ukajya kubona ukabona nk'ikipe yitwa Radio TV 10 yure kuyu mwataka yitwa Claude Hitimana kitubona abantu barashashanye bagiye kugura wa mwataka kandi yaravuye ku isoko ngo gusko Hitimana abonetse munyamara dushyize amafaranga twamuzana ukabona abantu barashashanye baragiye baramuguza iteka ryose isoko rihorana ibicuruzwa ni wowe wo kumenya ngo igicuruzwa nkeneye ni ikihe nzabikora ryari bizarangira ryari nta kugura ibintu bitunguranye ariko hari akantu abantu hano hanze bavuga bati bureyo iyi sekafa biramutse bitagenze neza tureyo ntihahita irisubiraho isoko ntago tuzarisubiraho asezerana abakinnyi bose ba Rayon Sport nta mukinnyi numwe turi kugerageza yagatangiriye ariko yavuze ngo Rayon Sport ngo igiye gukina sekafa cyangwa gutangira pre-season ngo ifite abakinnyi ba Rayon Sport ari igihe wasangaga ari umukinnyi utangiye pre-season muri Rayon akazasinyira mu kuri Rayon Day wari uhari ntago nari ndi mu ntara nta kantu kaka video wabonye cya kikoko wakibonye ni umukinnyi mwiza ariko urumva niba wabonye video kandi kiriya gikinnyi nta umukinnyi wari wese highlight ze nta mukinnyi wabura highlight nziza so nabonye highlight ariko ntago nabasha kumwitegereza muri match yose ibyo byose bura kumweru cyangwa izi sekafa zishobora kutwereka uwo ari we nimba ari umukinnyi mwiza cyangwa se ariko nibaza uburyo nabonye ntacyo atwaye usibye ko imbere ya Zone of course nibyo wenda baswere bavuga ngo akuna mukate mugumu imbere ya cyayi umugati uko wabukomeye kose ushyira mu cyayi byawe byose urayenga ni cyayi n'umuhogo rero niko bigenda buriya nta cyayi kinanira umuhogo cyane of course keretse babandi wenda bafite ibibazo bindi byo kwa muganga ariko DM ya kira cyataka inbox yacu ya Instagram ebana ngwira niha counter attack ngwira niha abana batangiye basaze nanjye cyanyuzo numvisha ukuntu gihumura abana nanjye nagakwiye kukwandikira kanya wasiri umwe hafi ari giporo mu bintu byose umwe hafi igisore cyane nikirekire ariko iyi sezo byo nta nubwo wisezo byo ubona ko sinzi ukuntu byagenze ariko urebye na recruitment za APR ubona ko taya rukuntu urebye nk'umuzamu karo cya kidefenseur ukabona ba mani ubona ko hari ikintu cyataye
bagikonseho cyane bakina nubwo bakinye n'intare wigeze ujyayo nagiyeyo none se karite za Michel nizi twebwe ntitwagiye tubwira uti cya Michel gifite izi karite ku buryo abantu karite afite aho mushyize igoro karite afite ni style ya Mbappe ntabwo ari style ya Lamine Yamal cyangwa se Neymar arihuta ntabwo dribura ntabwo aryamisha nta fieri nyinshi yani we akora ibintu bibiri gusa ni ku position tu harafa kawuwa kizi gufata possession kigatera mu izamu cyangwa kigakora pass ibyo bintu bibiri kujyana byo gufata ngo dribura afite pace afite imbaraga ama set pieces bya bibazo twari dufite ubu ngubu ahubwo ikibazo dusigaranye ni kimwe gusa ko hari umuntu bita Dauda hari umuntu bita Christian hari umuntu bita Man n'ubu ngubu utareba ikibazo afite ninde uzajya utera imipira y'imiterekano ku makoroneri ku makufura kuko bose bari foro muri ibyo bintu ariko n'umukinnyi uri complet pepe kabisa ariko umwana ngewe wantunguye Leonida Memeridao mfite n'ikibazo nadakora cyane cyangwa ngo agire icyo umwana bita Peter ngewe muzaba mumwumva muzamubona muzamumwumva ariko na Fidari na barohamo Fidari n'ibindi bindi of course Fidari ngo muri tize ngo arimo arahirika abantu ba defenseur yabamaze so isekafa rero uko bigaragara dushobora kuzabona sekafa iryoshye ya makipe ariteguye kabisa ariko aka kantu ko ku format imwe mwarayikunze yo kuri ikipe imwe ya mbere ikaba rigenda izindi zabaye za kabiri za best losers ye narayikunze nubwo subije utarasoza ikibazo ariko wacyumvise nacyumvishe impamvu nayikunze nuko kuva kuri match ya mbere nta kuregeza kurimo niba ushaka kuba uwa mbere tsinda match zawe zose ubwo nutanarenga amatsinda ihangane nyirwo ntago rufite ubushobozi bwo kuharenga hari uburyo iyo wabaraga ko hazasohoka amakipe abiri mu itsinda hari uburyo wabaraga ukavuga ngo ngo hari Hilal wenda ndabibona ko yizandusha reka nsigare ndi gucungana na Taska ncungane na KFZ APR ikavuga iti ndabona Vipers twajya mu mitsi niyo nzaba ndi gucungana nawe reka ndwane n'uburyo nzagira 7 nayo wenda igira 9 cyangwa igira 7 cyangwa twe twegeranye mu manota tuzagendane ariko uyu munsi nta kureba ku ruhande it's you against you ni wowe ugiye guhangana nawe ubwawe